barabangurije muri yo bacomekamo wera ibiceri, wera inote, imifuka y'imiceri wawe irahinjira, ibiryo birahaboneka ku buryo abantu bagusaruraho ibiryo bakabirya. Ariko se uri igiti cyo kwera umuceri gusa? Bibiliya yitwaye ari ingeso nziza, rwubika ngo he akazubika mwahora ko kubitkomera cyane. Amahoro ya Kristo, waramutse murokore, amahoro muvandimwe, urata amababi abari kure biruka inyuma y'amababi yawe, niba kugeraho babura imbuto. Ururimi rw'umwuka rutagira agakiza. Ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba, nimugiramo la Kristo Yesu. Tunejejwe n'Imana kubana namwe ku biganiro byose bitambuka ku ijwi ry'umukanguzi. Ijwi ry'umukanguzi, umuyoboro w'ubutumwa bwiza bwa Kristo kandi kuri bose. Ku ijwi ni Marcel nk'ibisanzwe, kuri kamera turi kumwe na Jeanne Kwizera, imbere yacu turi kumwe na Anisette. Anisette ubaye ikaze. Murakoze cyane. Reka dushimire bene data bakoze subscribe, ariko kandi ushobora kuba wajwe ku ijwi ry'umukanguzi ari ubwa mbere. Reka tugusabe niba wanyuzwe ukore subscribe kugira ngo ibiganiro bigezeho ujye ubasha kumenya icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ariko kandi niba waryohewe, si byiza kugumana uburyohe wenyine, kora share bisangiza abandi, twese twagura ubwami bw'Imana turi mu ntego y'Imana. Reka tubasabe n'ubundi mutuyobore mu isengesho, ariko kandi nabo turi kumwe muri kiganiro nabo begere Imana, ibyo barimo bakora babishyire ku ruhande kugira ngo twese dusabane n'Imana. Murakoze. Imana ibaha umugisha. Reka dushimire Imana yongeye kuducira icyanzu. Imana ishimwe. Kugurura amarembo kugira ngo iduhe umwanya wo kuvuga ubutumwa bwiza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo turaba Imana yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, abo yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Kandi kirenze kuri icyo, Imana yaduhamagariye kwamamaza ishimwe ry'iyaduhamagaye. Rero nk'uko wari ubivuze, umuntu wumva ahaye agaciro Imana, wumva ahaye agaciro ijambo ry'Imana, wareba uburyo dufatikanya kubaha Imana, tugaca bugufi tugasenga. Iyo tuvuze guca bugufi, harimo urugendo rurerure, harimo rimwe na rimwe gukinga ku maso yawe, umutima kuwegereza Imana, ubwenge kubikura mu byo wari urimo ukabwegereza Imana. Hanyuma ariko kandi ntabwo ari uguca bugufi byo ku mubiri gusa, mu ntekerezo no mu mpinduka byose bigaragara imbere y'Imana, kugira ngo iyo dusenga ntituyigaragara imbere dusa n'abatera waraza. Mana Data twese uri mu ijuru, Imana y'agakiza kacu, Imana umutsinzi, turagushimiye. Waduhamagariye muri Kristo Yesu, duha kuba bazima, none ubuzima bwawe butubeshejeho turi mu isi y'umwijima kugira ngo tube umucyo. Izina ryawe nirishimwe. Ndagusabye kugira ngo uturamburire amaboko y'ibyiza, agakiza kawe gasage muri twe, kugira ngo umuntu twumva ibyo washyize ku mutima wacu, akanwa kacu kabivuge kabwirijwe nawe, mu izina rya Yesu. Tugeze ku mugoroba w'isi, aho impanda yitegura kuvuga, aho abizera bari kurimba kandi umugeni amaze kwambara rwose. Ndabizi neza, ijambo ryawe ryarambwiye ngo uri ku musaraba uravuga ngo ufite inyota. Mbereho gato wari ubwiye abigishwa ngo sinzongera kunywa ku muzabibu, habe no kurya ku rubuto rwawo, ntari nicarana n'umugeni nakoye. None ubwo utwiteguye utyo, bwacya nonaha impanda ivuze, bwakira mu kanya impanda ivuze, tukiri maso nonaha impanda yavuga. Bitumye ngusaba kugira ngo ukangure buri muntu wese abe maso, mitima yacu ibe maso, yitegure kuza k'umwami, ndetse mu gihe cy'umubiri w'intege nkeya uduhe guhamya kwizera kwacu. Turagushimiye. Bana natwe, tugirire neza. Umuntu udukurikiye arwaye umukize, umuntu ubabaye umuhe kwishima. Imbaraga z'Uwiteka zitura abantu imitwaro, mu izina rya Yesu, kugira ngo buri muntu wese ukurikiye iri jambo ryawe ahabwe kunguka no kunyurwa. Kubw'umwami wacu Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Amen. Imana iguhereze umugisha. Amen. Umeze mutese? Turashima Imana. Ni amahoro, ubugingo n'umubiri n'ibizima. Ibindi bituriho ni rusange mu bantu. Imana ishimwe. Murasa neza rwose. Cyane pe. Amavuta y'Imana bariho. Koko yarebesheje ayahe maso? Ni amaso ataraye.
Imana ishimwe. Yego. Natwe tubyizeye dutyo. Yego. Ah, Aha, reka dushimire Imana intambwe ikomeje kubatera mu buryo bwo kwagura umurimo w'Imana no kuyivugira. ni ukuri Imana ishimwe, ni ishimwe rikomeye ko njya nkunda kubivuga, iyo kampani runaka yarokirisa umukozi aba ari ishema. Yego. Hari amakampani abantu bakorera ku buryo akubwira ngo nkora aha, abantu bakamera nk'abahungabanye, kabona ni igitangaza, ariko gutoranwa n'Imana ikaguhamagara, ijambo ryarambwiye ngo hahirwa umuntu Uwiteka atoranya akamwiyegereza kugira ngo arye ibyiza byaheraho mu rusengero. Imana ishimwe. Kandi Bibiliya iravuga ngo abo namenye kera narabatsindishirije, narabatoranyirije, abo natoranyije narabatsindishirije, abo natsindishirije nabahaye ubwiza. Rero ni ishimwe rikomeye guhamagarwa n'Imana, kandi igakomeza kudushoboza. Ibi bintu ntabwo ari akamenyero. Vugabutumwa si akamenyero, nibura ngo ndabwiriza nk'uko nabwirije ejo. Umwuka w'Imana ajya yimuka. Ntuzi ko umwuka yimuka ugashakisha ukamubura. Samusoni yakubura amaso ngo arebe agasanga bayakuyemo. Rero dushimiye Imana ko ikirinze ubugingo bwacu muri uyu muhamagaro, ko idukomeza nubwo ari umuhamagaro utoroshye. Ni umuhamagaro utoroshye. Njya nkunda kuvuga ngo iyo umuntu adashaka kuba umuhigo areka no kuba umuhigi, kuko umuntu wese wabaye umuhigi burya aba yabaye n'umuhigo w'icyo ahiga. Ni ukuvuga ngo uyu murimo turimo rero duhiga Satani nawe aduhiga, ku buryo ashobora kunyuza hirya y'ukuboko kwaguhanaguraga amarira kukakuriza. Uyu muhamagaro Dawidi yaravuze ngo si uwakuri, kandi na Yesu niko yavuze. Impamvu uyu muhamagaro mbivuga gutyo ni uko abo musangira igaburo ryera, abo muhurira ku meza y'umwami, uru rugendo uzumve, njya nkunda kubyumva, si ukurambirana. Nta mupagani ujya utukana n'umuvugabutumwa kuri social media, nta mupagani ujya uhangana n'umupasitori kuri social media, ahubwo usanga abavugabutumwa aribo bahanganye, abapasitori aribo bahanganye, ukamenya nyine ko uwari wabaye umuhigi yabaye umuhigo. Ndabizi muri uyu murimo w'ivugabutumwa muhura n'imyambi myinshi itandukanye, buri wese aba ashaka guhamya mu cyico. Kandi dufite ingero za bamwe na bamwe bagiye bahura n'iyo myambi, ariko reka tuvuge ngo Imana ikomeze kubakomeza nubwo imyambi itandukanye. Ntabwo turiho nk'abihisha urugamba muri uyu murimo w'ivugabutumwa. Umuririmbyi yaravuze ngo urwane intambara nziza, Kristo niwe mbaraga zawe. Abatekinisiye de guerre, abahanga mu by'intambara, baravuga ngo umuntu watsinze intambara n'utarayirwanya. Naho uwarwanye wese burya, nubwo rimwe na rimwe mu byita intsinzi kubera ahantu umuntu yicaye, ariko mu ntambara nta muntu utsinda 100%. Hari abantu babyumva kuruta abandi. Nta muntu utsinda 100%, kuko mu Kinyarwanda cyanya cyo baravuga ngo ntawe uhakuriza itamurya. Byanze bikunze arashaka ibiryoshye, ariko ibiryoshye kubikura ni mu... Urakoze cyane, ni mu rubori. Rero icyo mbivugiye ni iki: uyu mubiri, umuntu umaze kwemera guhamagarwa, uyu mubiri uhora uri igitambo, ari igitambo kandi kiri ku gicaniro. Pawulo yavuze ijambo rikomeye abwira Timote, aramubwira ngo maze kumera nk'ibisuku ku gicaniro. Ubu none igihe cyane cyo kugenda, igihe cyo kugenda kwanjye kirasohoye. Aravuga ngo ibisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo, narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera. Aravuga ngo icyakora si njye njyenyine, n'abandi bose bizeye. Rero ni ukuvuga ngo imibiri yacu igomba guhora ku bicaniro, tukageragezwa, tukarwanwa. Kandi umuntu uri muri uyu muhamagaro agomba guhora yiteguye abamuvuga, kandi ntacibwe n'intege n'abamuvuga, kuko buri muntu akuvuga bingana n'uko atekereza, ariko igituma batuvuga burya ntabwo kiba cyoroshye nk'uko batuvuze. Ni urugero, hari intambara nyinshi duhura nazo mu muhamagaro zazanwe n'uko twakoze neza, kuko turi gukora mu murimo wa Kristo. Hirya hari umuturanyi we witwa Satani. Uwo muturanyi rero ntatuje. Utekereze ko Yesu yavuze ngo ntazanwa n'ikindi keretse kwiba. Kwiba ashobora kukwiba inshuti, ashobora kukwiba ubuzima, ashobora kukwiba umuryango, ashobora kukwiba ibihe, ashobora kukwiba ubutunzi. Aravuga ngo no kwica.
ashobora kukwica mu marangamutima ukabaho nk'utariho, ukabaho urira. Hari abantu benshi njya mbona, igihe njya mfata umwanya ngasura sitatazi z'abantu nkamenya umuntu nkwiriye kuganiriza, ugasanga yapositinze utuntu tugaragaza ko afite depression. Hari amagambo abantu benshi bamamaye kuvuga, ariko psychologically wumva umuntu wavuze ayo magambo ukumva afite uburyo amarangamutima ye yangiritse, ameze nk'aho ashaka kubwira nyine deja n'ubundi abari kuvuga. yabishyize kuri state n'ubundi. None se state ni iki? Ni wowe ubwawe, ni imitekerereze yawe, ni level uriho y'imitekerereze, ni icyo uri cyo, ni state yawe nyine. Rero ugasanga amarangamutima umujura satani yarayishe. Noneho iyo ayishe abadeviye n'isengesho, iyo ayishe abadeviye n'amahitamo yacu, arongera aravuga ngo no kurimbura. Azanwa n'ibyo, ariko ntazarimbura abari mu biganza bya Kristo gusa. Ashobora kwica gahunda nyinshi zacu, iterambere, intumbero, ariko kurimburaho ntibizamukundira. Icyakora abana bo kurimbuka barahari, kuko n'ubundi bazarimburwa nawe. Hanyuma intama ziri mu kuboko kwa Kristo ntawe uzazimupfupfunura. Niyo mpamvu ushaka guhunga rero uwo munyazi ahungira muri Kristo. Kandi iyo uhungiye muri Kristo, burya Marise, uzi ikintu gisekeje? Abakiranutsi bihisha nk'inyoni y'umusure. Inyoni y'umusure ntabwo ijya yihisha ngo ikwirwe mu cyari, hari ubugingo rusigara. Niyo rero wowe wakwihisha, uhisha ubugingo ariko umubiri ugasigara inyuma, byanze bikunze. Niyo wabigenza gute? Umubiri ugomba kugeragezwa n'ubwo ubugingo buhisha. Twe twihisha nk'inyoni z'imisure, nushyiramo umurizo umutwe urasohoka cyane. kandi ibihibwa umubiri ni byinshi, nubwo bitapfa kugera ku bugingo, ariko umubiri urahari ngo uhigwe cyane. Kandi ntufite icyare cy'ubwihisho ku buryo nta muntu uzakibona. Rero niyo mpamvu mabwiye ngo abizera bihisha nk'inyoni y'umusure. Bahisha ubugingo, umubiri ukaraswa. Wahisha amasezerano, umubiri ugakubitwa. Wahisha ibyiringiro, umubiri ugakubitwa. Kandi noneho ushyize kera hari igihe ruhinyuza intwari. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ubwo yabashije kugeragezwa, abasha no gutabara abageragezwa bose. Imana iguhereze umugisha mwinshi. Amen. Muri ibyo byose tuvuze, ibyo umuntu ahura nabyo muri ubu buzima, muri uru rugendo nk'umukristo, umutini ni gute umuntu, hariho abantu benshi bariho nk'umutini, ariko ikigereranyo cy'umutini n'umuntu, ngira ngo Yesu yabivuzeho ari kumwe n'abigishwa. Abigishwa ngira ngo bagize impaka muri bo. Yesu ari gushakira umutini ku giti ntiyazibona, imbuto ku giti cy'umutini. Ari gushakira imbuto ku giti cy'umutini. Ni gute umukristo akwiye kubaho, akwera imbuto mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye muri ubu buzima? Igiti cy'umutini, hari ijambo ryabonetse mu gitabo cy'Abacamanza, igice cya 9 umurongo wa 8. Haravuze ngo kera ibiti byari bigiye kwiyimikamo umwami, ngo abitegeke byinginga igiti cy'umwelayo, biti ujye udutegeka. Ariko umwelayo urabibaza uti, mbese narekeshwa amavuta yanjye akoreshwa ibyo kubaha Imana n'abantu, no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti? 10 maze ibiti byinginga umutini biti ngwino udutegeke. Ariko umutini urabibaza uti, mbese narekeshwa uburyohe bwanjye n'imbuto zanjye nziza, no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti? Maze ibiti byinginga umuzabibu biti ngwino udutegeke. Umuzabibu urabibaza uti, mbese narekeshwa vino yanjye inezeza Imana n'abantu, no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti? Ni Abacamanza igice cya 9 umurongo waho duhereye ku murongo wa 8. Numva mpise ngira amatsiko yo kumva muri Bibiliya y'Ikirundi uko ihavuze. Abacamanza igice cya 9 umurongo wa 8, sibyo?
haravuze ngo kera ibiti byari bigiye kwiyimikamo umwami wo kubiganza, bibarira igiti cy'umwelayo biti ba ari wewe utuganza. Umwelayo uravyishura uti mbega aho noheba amavuta yanje, kandi ariyo atuma nubahwa n'Imana n'abantu ngo nje kwirirwa ndahungabana hejuru y'ibiti. Maze ibiti bibarira umusukoni biti nuze weho utuganze. Umusukoni uravyishura uti mbega aho noheba uburyo bwanje, noheba uburyohe bwanje n'insukoni zanje nziza ngo nje kwirirwa ndahungabana hejuru y'ibiti. Maze ibiti bibarira umuzabibu biti nuze weho utuganze. Reka nitse hano. Nashakaga kubanza kuvuga ku gaciro k'umutini. Yego. Aricyo giti bise umusukoni mu Kirundi. Umutini ugira imbuto nziza. Yego. Umutini ugira imbuto nziza. Reka duhite turenga ku buryohe bw'imbuto z'umutini. Tuvuge ngo umutini ni iki? Yego. Umutini Bibiliya iwugereranya n'umukristo. Yesu yawise umukristo, umugororotsi, umukiranutsi, umuntu wamenye agahinduka agaterwa mu murima w'Imana. Ubundi umukristo ni umuntu uri mu murima w'Imana, kandi ni umuntu watewe mu murima agemuwe. Mu Kinyarwanda kirumvikana. Kugemura ngira ngo arabatari agemuwe, akuwe mu wundi murima. Yego. Akurwa mu wundi murima urimo amatovu. Yego. Kugemura ingemwe birumvikana rwose. Kurwa mu matovu, mu mifatangwe, akurwa muri za kimbazi n'imibirizi, akurwa mu mishubi n'ibindi n'intobotobo, aragemurwa, aterwa mu murima w'Imana. Uteguye rwose. Uteguye, umurima wahinzwe mu biganza byiza, ukuwe mu ishyamba ryirukankwamo n'inyamaswa zigasiribanga. Nimusoma hari igitabo sinibutse neza iyo verse ahiri, ariko iravuga ngo inyamaswa yo mu kibiri irazikandagira igitovu cyasabaga umukobwa w'i Lebanoni. Yego. Ni ukuvuga ngo ukurwa mu birenge by'inyamaswa zibyinagira. Dukurwa mu isenga. Aba bantu banyumve neza, Imana ishimwe. Duterwa mu murima wahinzwe utari mu rwiri. Umurima uteguye uvuye ahantu hadafite sekirite. Theo yararirimbye ngo mu butayu budatuwe iwabo w'inyamaswa hari hegereye urupfu. Uzikurinda Mana we, n'abarinzi barorera umudugudu wawurinda. Mu butayu budatuwe hari hegereye urupfu. Umutini ukurwamo. Muririmbyi wa 48 yararirimbye aravuga ngo umukiza niwe wankuye mu ishyamba, nsigaye mba mu murima we. Noneho urumva yamukuriye mu ishyamba kugira ngo aterwe mu murima we. Nicyo kigereranyo cy'umutini. Ni imbuto yagemuwe. Natwe niko turi. Ikuwa ahantu habi, mu ishyamba ribi, ishyirwa mu murima wateguwe. Yesu yaravuze ngo ninjye giti cy'umuzabibu, namwe muri amashami. Aravuga ngo data ni nyirawo uwuhingira. Mu by'ukuri iki giti gifite umuhinzi. Gifite umuhinzi ukitaho, uhinga. Ubundi ari ibintu biba ku bahinzi bari guhinga mu murima urimo imyumbati, ku buryo ushobora gutema umwumbati ukawutemera munsi y'igiti kigakomeza kimeze neza, ariko munsi imyumbati wayitemye. Umuhinzi uhinga muri uyu murima duteyemo ntajya atema imizi,
ntabwo ayitemera mu murima. afite uburyo abungabunga imizi. Afite uburyo abungabunga imizi. Imana ishimwe. Tugashora. Imana ishimwe. Amen. Bibiliya yaravuze ngo bene umuntu nk'uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi mu migezi. Rero dushorera imizi mu migezi. Umugezi ni ubugingo. Amen. Ushushanya umwuka wera. Icyo ni igiti cy'umutini turi kuvugaho. N'abizera bashorera imizi muri Kristo Yesu. Kandi ntibahungabanywa n'umuyaga. Noneho nari mvuze ngo nyiri umurima ntabwo ajya asesereza imizi. Ntabwo ayikuraho. Noneho igiti kiraterwa. Ikintu gitangaje, uyu murima uba ku nzira. Yego, aho abantu bose bawubona. Kugira ngo nyiri umurima yirate umwerogo. Kandi ku nzira hatambuka amatungo ashaka kurya kuri uwo muzabibu. Ariko noneho umutini Kristo kuwugereranya nawo yaje mu gihe kitari cyo kwera k'umutini. Yego. Ariko ufite ibibabi bishishe, ibibabi byinshi, ibibabi bipfutse, awushakaho imbuto ntiyawubona. Yego. Arangije arawuvuma. Ikishwa aravuga se ko hari mu gihe kitari cyo kwera imbuto k'umutini. Uwuhoye iki? Burya ikintu gitangaje, umutini wagiraga ibanga mu gihe cy'umuhindo Yesu yawunyuzemo, washishaga uruhande rumwe ariko ukagira amashami weramo imbuto mu gihe kitari cyo kwera. Muzabibona ku biti byinshi. Nubwo tuvuga ngo ni igihe kitari umwero, uzabona nk'abantu bagira ibiti by'umwembe. Yego. Hari igihe imyembe yeramo atari igihe cy'umweru, ugasanga hari nk'ishami rimwe rifite imyembe cyangwa nk'amashami abiri. N'umutini niko wari umeze. No kuri avoka naho najyaga mbibona, ugasanga avoka zifite ubutumbwe bukiri butoya, ariko harimo nibagiwe iyo phenomene agronomy yita ngo iki, ndabyibagiwe, nibagiwe ukuntu muri agronomy babyita, ariko bibaho. Yego, bibaho. Nibagiwe ukuntu babyita. Noneho icyo giti ubwo buryo ntabwo kiba cyeza imbuto rusange, kiba cyeza imbuto zihembura abakozi bakorera uwo murima. Imana ishimwe. Yego. Nubwo ari igihe kitari umweru, kitari cyo kwera, ariko cyateganyirije abazakorera uwo murima. Uzarebe n'ikawa byabagaho ko hari igiti usanga cyeze, izindi zifite ururabo, ariko ugasanga hari igiti cyeze ukazisarura ukazanika mbere, nyamara atari no ku mwero w'ikawa. Izo kawa iyo wazigurishaga zabaga zihenze, ariko kandi zikanishyura abasoromyi b'izindi kawa iyo zeze n'abazazikorera. Rero hari ibiti byera bityo. N'umukristo niko yera. Imana ishimwe. Amen. N'igihe kitari icyo kwera imbuto, umukristo aba afite imbuto ku buryo ataburanirwa. Imana ishimwe. Muri office ntabwo bisaba ngo mwerere mu rusengero, ngo abari mu rusengero cyangwa mu cyumba cy'amasengesho, cyangwa mwerere mu cyumba cy'amasengesho, kuko mu cyumba cy'amasengesho tujyayo twuzuye, dufite imbuto, twitwararitse, turi ba bantu bangeso nziza batwara Bibiliya mu kwaha, kunyuraho akakubwira uti amahoro ya Kristo, muntu w'Imana, amahoro ya Kristo. Bibiliya yitwaye ari ingeso nziza, rwubika ngo he, akazubika mwahora akakubwira tkomera cyane. Amahoro ya Kristo, waramutse murokore, amahoro muvandimwe. Hari umugabo w'iwacu we nzi, aguhamagara izina rye, akakureba akakubwira turahoruna, kandi witwa ni Seti, akaguhamagara izina rye. Ngewe njya nibaza ntiba ari uko izina rye riri perfect, niba ari uko rimeze rite. Witwa Marcel, nakugeraho uraho ni Seti, ariko abakirisitu n'abana beza nyine titimagine nkunyuzeho Aniseti mukomere, kandi Aniseti ni ngewe juste n'abana beza, urumva ku buryo yitwararika igitabo akagitwara atya mu gihe atarakunyuraho ukundi kuboko akaguhera kuri hano inyuma, kuko ni igihe cyo kwera imbuto. Sinkorakore amaso akubika sindebe ibitandeba, ariko reka muhurira ahantu atari igihe cyo kwera imbuto. Akunyuzaho nyine mu gihe cyo kwera imbuto, wamureba ukavuga ati areze pe.
kandi ntabwo byabuza umunyenzara kukunyuraho akeneye kurya yego yo wamureba ukavuga ati uyu muntu ndamukuraho ibyo kurya ni umukristo mukuyeho ibyo kurya nigeze nagera muri komite y'abo bantu muri komite y'abo bantu ndaje ndabwira nti ngaho ni mu cyangombwa cy'uko mwambatiye inshuti w'abandi yampaye sinari nzi ko akanwa kabo kakatura iryo jambo kandi wari ubasanze mu murima bari mu murima ni ukuri kandi noneho igihe cyo kwera yego reka dusuhuze bene data amahoro ya Kristo mwese nshuti z'umusaraba amina mukomere cyane mugire amahoro y'uhoraho Yesu areba igiti arakibwira ngo iyo ubimenya kutewe ku nzira nkaza ndi umusaruzi wo guhembukira kuri wowe ntiwajyaga kugwiza amababi atagira imbuto kandi utewe mu murima untenguhe unyicisha inzara unyicisha inzara ndi umugenzi kandi yakigeze hashonje hari abantu benshi bagiye batugeraho bashonje abo bose bakeneye imbuto zabahembuye untenguhe ndi umugenzi nyure munsi yawe urata amababi abari kure biruka inyuma y'amababi yawe niba kugeraho babura imbuto ururimi rw'umwuka rutagira agakiza ni amababi kwambara neza no kwitwaza ibitabo ni amababi ariko noneho hakenewe imbuto nizo umukiza ashaka uzi ijwi ryiza hari umuntu uririmba warangiza ukavuga uti uyu muntu yigwijeho ibabi ibaba ararifite umuntu akabwiriza wakumva nise tukavuga ati amababi ngashya amababi ngashya ariko wazamushakaho imbuto ntuzibone kandi uwo muntu nibyo koko agwije amababi ariko ntabwo twibagiwe aho umukiza yamukuye mu ishyamba umukiza niwe wankuye mu ishyamba sigaye mba mu murima uretse witse tube turetse kuririmba kwera imbuto ariko aravuga ngo no kubw'imvura ni zuba byo mu ijuru shobora kwera imbuto ashaka noneho ubundi abakristo tujya tubeshyanye kuko tuzi ngo Marcel niwe uripotinga kwera kwa Niseti niwe ubijyana niwe ugemura imbuto zanjye nta muntu n'umwe usarura imbuto zawe ngo azigemure nyir'umurima zimenya zitarasarurwa byanze bikunze ntabwo imbuto abakristo bera ari izisarurwa ngo zigemurwe ni izisarurwa ngo ziribwe ntabwo zizagemurwa ngo bazibike nta wundi muntu ukeneye kuzirya kereka wowe wazigezeho bwa mbere izo mbuto urazikeneye izi mbuto zirakenewe mutwumve icyo dushaka kuvuga inshuti z'umusaraba rero ubwo abantu bazi ngo Marcel niwe uzagemura imbuto Aniseti yeze ngo Aniseti nzaguma mu murima umusaruzi yazisaruye arazijyana ntabwo bishoboka bituma abantu biyoberanya imbere y'abandi bagatwara ya Bibiliya mu kwaha na za funguzo nyinshi za biro yakunyura ati amahoro ya Kristo na kontake akakubwira uti gira amahoro barokora iminsi n'abana beza yagiye kugusoza afite kontake niyo ashyira mu kiganza cyiwe kontake imodoka ntikirwa mu mufuka nibyo imodoka bari nini ariko mbana narumiwe uzi ko ariyo mpamvu imodoka ntiyakwirwa mu mufuka uzi ko ari byo ni nayo mpamvu bayitereka ku tumeza akayitereka ku meza burya parikingi zabo zubahwa yego ni ibibabi bya bindi uzi ko aribwo menye ko iriya meza ari parikingi cyane none se imodoka ntijya mu mufuka ntabwo yakwirwamo bajye badutegurira parikingi ku meza ndabingize mwuka byaramwe mujye musigaho turambika ibitabo na parikingi ariko ni ibibabi Kirisito n'abana be ibyo byose ni ibibabi nyir'umurima ntashaka ibibabi musange kuri telefone ari kuvugana na mwene wabo arakubwira ati komera ndahuze kuri telefone akavuga ariko izi telefone zifite amakuru ateye ubwoba zifite amabanga ateye ubwoba kandi n'ibyo barimo byose ni ibibabi dufite inama mu kanya
umukristo aje gushaka randevu akamubwira uti ihangane dufite inama y'abashumba uti uzagaruke kwa kangahe kandi n'ubundi ni ibibabi amuganya azi ko amukuraho imbuto yashakaga kwirira urubuto akigendera ni ibibabi ariko yamukuye mu ishyamba amushyira mu murima uteguye. Hari umugabo twigeze twasanga muri office ndamusuhuje komeraga cyane muyobozi twari turi kumwe nawe yadusanze duhagaze haruguru muri parikingi turi kumwe n'undi mwarimu kazi ndabyibutse rwose arangije aratubwira ati nimuze tuganire muri office icyayi kirahari ariko mwigurira umugati ndabyibutse ariko abana beza mu rugo rw'Imana urugo rugira umugati rugira icyayi ariko rugatuma hora ibuka umudiyakone yagiye kudushyiriramo ni darabwa ati oya nidohoya ariko wenda nawe bahemukiye kuko ngiye kumanido no kutayimpa kuri njye ntacyo bimbwiye ariko icyo gihe twarayigoye n'ubundi ariko se twayinywe bigenze gute buriya havutse intambara tutapfa kumenya aka kanya ni ibibabi kuko umudiyakone yasuzuguye mwarimu Yesu awurebera kure areba ugemurwa ahantu wakuwe reka nkubaze ngo utaraterwa aho ngaho utewe wakuwe reka twibarize Jene atarava iwabo Gatsibo je kurura ureba ahantu wari uteye muri make aho umukiza yamukuye ndahumiriza ku maso nkibuka Marcel ari gutaruka imigende yo mu cyunya ava ku ishuri shagasha n'agakapu ka shitingi karimwe amakaye ariko aho hose umukiza arahankuye ndarihumiriza ku maso nkareba Marcel yanze kwiga yagiye kuryama mu bishara ndi kwihisha ndashaka kwiga utaraterwa mu murima wabagahe yagukuye ndahumiriza nkareba tugihamagarwa umunsi ujya gusenga bakakwirukaho n'umupanga ndahumiriza twambara ipantaro imwe itagira iya kabiri tuyisimburana kugira ngo ujye muri repetisiyo ndahumiriza twambara silipa tugasaba umuntu silipa zamusaziyeho akatubwira ngo ntibishoboka kandi ari mwene data twafatikanyije gusenga reba umurima aho wari uteye aho ni mu nzira igoranye mu mibereho ndibuka umuntu waduhaye amafaranga 3,5 tujya gusangira imvange kwa Rubayiza Mana Nyagasani we ubundi utaraterwa huri wari wakuwe yego umukiza niwe wankuye mu ishyamba sigaye mba mu murima we uyu mwanya uri mu modokari wirengagije imisozi wazamukaga wirengagije ko naho uvuka utayihageza yayisiga hari abantu biratira mu modokari kandi ku ivuko ry'iwabo ntago yahagera imodokari agendamo itahagera n'ubundi kugira ngo asuri iwabo yiparika epfo agakora urundi rugendo ubundi inshuti z'umusaraba umukiza agukuye mu ishyamba umukiza niwe wagukuye mu ishyamba mu by'ukuri reka tuganire nibyo uri umuntu w'umugabo ariko siko wahoze ntabwo ariko wahoze nta cyubahiro wari ntabwo ari icyo cyubahiro ntiwagihoranye noneho subira inyuma usura amateka yawe ubundi ni wowe wari ukwiriye kubura imbuto kandi uri mu gihe cyo kwera twe tukibonera amababi gusa ku buryo abagushakaho umusaruro bakubonaho amababi bakabona urashishe uri mwiza nibyo koko ibintu byaciyemo ariko nta mbuto imbuto ntazo reka tuganire nta muntu twasebeje nta muntu twasebeje burya umuntu ukwimye icyuha aba yinya umuntu ukwimye icyo wiha aba yinyaze aba yiyimye amaboko nta watwimye icyo tutari twihaye kuvuga ngo munywe icyayi ariko mugati muwigurire ntabwo twabivuze nk'abanenga uwo muntu ahubwo ndashaka kugira ngo mbabwire ko uwo muntu twasangiraga mbere y'uko ageraho umugati kandi yawutwimye tuwiha sibyo ariko mbere y'uko wima abantu ibyo ubonye ubibonye ryari birababaje tuganire mu by'ukuri ubibonye ryari wirengagije unywa igikoma cy'imyumbati kidafite n'isukari uzi ko Marcel abantu basongaga ubugari bakaburisha isosi y'ubugari n'ubundi gashyiramo akunyu n'urusenda ejo bundi hari umuntu wari uri kubimbwira ariko ngati aho ngeze ubu ngubu uyu munsi unsubije inyuma ibyo naryaga icyo gihe uyu munsi byantera inzoka abiriye yarwara yes abiriye yarwara none ubu
aba ari bwo imbuto zibura. Tuganire koko mu by'ukuri aba ari bwo imbuto zibura. Ahantu wasuraga bakaguha ku biryo ni mu rugo rw'abakene, kuko abakene ntibagufunguriraga. Abakene bahamagaraga abana mukicara hamwe mugasangira. None uyu munsi iyo baje iwawe bagira saro ubakiriramo, n'abakire bakagira iyabo. Abo mwasangiraga mbere nibo waheje, abo mutasangiraga nibo wiyegereje. Ubu nibwo ubuze imbuto. Ubu nicyo gihe kitari cyo. Yesu yarebye umutini aravuga ngo niyo wera nkeya za nyiri umurima basi. Abahisi n'abagenzi ntiwabahaza. Mu by'ukuri tugira abantu basoromera imbuto hasi, batagira icyo bazimaza, batagira icyo bazimaza. we akaba ari aho ngo gusa ari uwo kwangiza, ari uwo kwangiza gusa. Ariko noneho se na nyiri umurima se arangiza izo yahinze, ku buryo n'Imana igushakaho imbuto ikazibura. Ku buryo n'Imana ivuga ngo amaburaburizo ni agahungu kanjye, impamvu katihanganye kageragejwe igihe kinini, ariko se hagati yanjye nawe tubanye dute, ku buryo nayo igushakaho imbuto ikazibura. uzi ukuntu nyiri umurima yavuze? Narindi kubisoma mu kanya. Nyiri umurima yaravuze ngo ntacyo, reka dukomeze tugerageze turebe uzagaruka umwaka utaha, wenda n'ibyanga basi uzawurimbure. N'ubundi Imana iracyagerageza, iracyagerageza. Ariko uzi kugira amababi ukaba utanga icya 10 gifatika, niba ari ikintu kibaho gitera igihombo, ni ugukora imirimo igaragara ahatagaragarira abana b'abantu uri ikirura. Uba umeze nk'igikwa. Uba uri igikwa, inzu uri kubaka izubakika igere hejuru, ariko ku munsi wo kuyitaha imirimo yawe izajugunywa inyuma, we ntuzigera ugaragara. Kandi ibyo bitaho nyuma nibyo byagize uruhare, nibyo byagize uruhare. Bene data ukeneye kwera imbuto. Hari korari ni Sayuni yo mu cyahafi, yararirimbye avuga ngo kwera Yesu ageze ku giti cy'umutini, akirebye akiburaho imbuto, arakigaya arakivuma. Sinzi niba ari ibyo ngibyo. Ngo kwera kwera ni byiza, ni ukuri. Nshuti z'umusaraba, Imana ikeneye umugore wera imbuto, ikeneye umugabo wera imbuto, ikeneye umukobwa wera imbuto. Kandi hari ikintu gitangaje, hari igihe njya mbona igiti cyareze imbuto, ariko wareba ku gihimba cyacyo baragishishuye, gifite ibikomere byinshi, ariko cyareze imbuto. Ikintu gitangaje, bene iki giti kijya cyera imbuto ziryoshye cyane. Igiti cyarakomeretse ariko gifite imbuto. Hari n'uburyo bakoramo, abize ubuhinzi, abagoronome nyine, buryo batubura. Hari ibyo bita kubangurira igiti. Utema ku ishami ugacomekamo irindi shami. Hari abantu bacomekanye n'andi mashami, muri bo bererwamo mu giti kimwe, muri bo bererwamo izindi mbuto, bererwamo izindi mbuto. Babona abasaruzi babatinzeho bakagira ngo nizo bagombaga kwera. Ntabwo ari izo nshuti zanjye nyine. Barabangurije, muri bo bacomekamo wera ibiceri, wera inote, imifuka y'imiceri wawe irahinjira, ibiryo birahaboneka ku buryo abantu bagusaruraho ibiryo bakabirya. Ariko se uri igiti cyo kwera umuceri gusa? Hari n'imbuto z'agakiza ziruta inote utanga, ziruta imyenda wambika abantu, ziruta gufashanya ufasha. Hari imbuto. Reba ko imbuto uri kwera atari imbangurirana. Uzi igitangaje? Muri uyu murima w'Imana turimo uyu munsi, bagoronome barawusuye, kugeza n'ubwo kugira ngo mpabwe ikintu runaka kukiyobora muri uyu murimo, bamwe hakanjye nkwiye kwitaho. Nuko agoronome aba yaraje, nuko aba yaraje, ariko kandi afite mu by'ukuri, kubera ko mfite nanjye ndaza guhabwa isibo yanjye. Ntabwo ari ngombwa kwita ku mbuto, si ngombwa kwita ku mbuto kuko afite amababi arazera. Burya Marise yarazeze, goronome we yazitayeho kuko yeze izo yamushatsemo. Izo agoronome yashakaga nizo yeze. Agoronome amugirira icyizere, aravuga ngo muri uyu murima ntumpombeye, nawe agira kawe uhora gato nkubwire.
igiti bacomekamo irindi shami kigomba kuba kimeze neza mu murima wacyo, mu mwanya wacyo, muri standi yacyo, aho kigomba guhagarara, aho ngaho kigomba kuba kimeze neza. Goronome yakireba akavuga ngo ubwo kimeze neza ningicomekaho ikindi, icyo nshyizeho nacyo kizera. Ariko kizera imbuto zitandukanye. None se cyera imbuto z'igita goronome yazanye? Ntabwo cyera imbuto cyo kisanzwe cyera. Hari abahanga mu guhinga. Hari abahanga b'abahinzi. Uyu murima goronome yaragusuye kugeza ubwo Yesu yaravuze ngo umuhinzi aryamye. Yego, umwanzi yaraje. Yego sha. Yihingiye amasaka ngo umuhinzi nawe abiba nk'urukungu. Kandi igitangaje urukungu rusa n'amasaka, ibibabi, ingingo z'igiti, uruti rwose birasa. Ikintu kibitandukanya ni umunsi w'isarura. Ni umunsi w'isarura. Kuko na nyiri umurima kubitandukanya byagorana. Yashiduka amasaka yamaze. Yarandura amasaka, yarandura. Ariko arategera ku mbuto. Ndagira ngo nkubwire ngo imbuto wera ziragusobanura. Kandi none ikintu gitangaje muri uyu murima, igiti gifite ubushobozi, ishami rifite ubushobozi bwo gusura imbuto ryera ritaranarabye. Yego. Wowe ufite ubushobozi bwo gusura imbuto muri kamere zawe, ukavuga ngo ndi njyenyine ndinde, ndi kumwe n'umuntu umwe ndinde, duhuye na babiri ndinde, turi benshi ndinde, mu rugo ndinde, mu muryango ndinde, muri sosiyete ndinde, muri korali ndinde, mu rusengero ndinde. Nagiye no hanze. Nureba Marise, reka mbwira abantu baduteze amatwi, nta muntu uri kumvira undi, reka mbwira uyu muntu utwumvishe azi ko ari umwe, ariko njye mpishuriwe ko ari benshi. Yego. Uyu muntu nawe ni benshi. Ni igiti cyatewemo izindi mbuto. Uyu muntu ni benshi. Nawe se ugize uwo uri mu rugo. Yego. Ugize uwo uri mu rusengero. Ugize uwo uri mu bukwe. Ugize uwo wasohotse. Ugize uwo muri shop wagiye kugura imyenda. Ugize uwo ku kinyobwa ukunda. Ugize uwo ku byo kurya urya. Ugize uwo ku nshuti. Abantu ni benshi. Umuntu arimo benshi. Ni igiti ariko cyagiye gitera, ahubwo ntibikibaye ishami rimwe. Agoronome yarabasuye. Ntabwo bikibaye. Uyu murima agoronome yarawugendereye. Yego. Ariko reka tubabwire ngo Kristo anyuze ku mutini. Yego. Byanze bikunze. Anyuze ku mutini. Awunyuzeho utari mu rusengero, kuko si igihe cyo kwera k'umutini. Amababi twarayagwije. Yego. Twarunze amababi, dufite utumodokari twiza. Uragasimoniza kakaba gakeye, watera ipasi, urukweto rugoroye rusize, pantaro igoroye, ishati ikeye, utuvuta twiza n'utubavu mu modokari. Dufite amababi. Rwose harimo n'indirimbo z'Imana. Dufite amababi. Aririmba ukagenda unezerewe. Dufite amababi. Yego. Umuntu arakuririmbira ukumva akayaga. Cyane. Burya urubuto rutanga uburyohe ariko ntirutanga umuyaga. Ariko akababi karaguhuha. Yego. Yo, ukumva uguwe neza. Karaguhuha ariko ntikakumara inzara. Karaguhuha. Abantu barahushywe. Abantu baguwe neza. Amababi yaraje, umubiri uraza, ugira baby face ukuze, umubiri uraza, ibibabi biraboneka muri stoke birunze. Stoke yarunzemo ibibabi, kuri konte hari ibibabi, muri garderobe hari ibibabi, ariko Kristo akunyuzeho ashaka urubuto. Yego. Yakugemuye agukura mu ishyamba, agutera mu murima. Yego. No kubw'imvura zuba byo mu ijuru, shobora kwera imbuto ashaka. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru ndimo. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe umukiza niwe wankuye mu ishyamba, sigaye mba mu murima. Haleluya. Amen. Imana ishimwe, niwe wagukuye mu ishyamba ry'akabari, mu ishyamba ry'uburaya, mu ishyamba ry'abapfumu, mu ishyamba ry'ibyaha bitandukanye, mu ishyamba ry'inzitane,
mu ishyamba uraguza niwe wadukuyeyo mu magana menshi y'abanyabyaha yanoranyije mu ngombe ishutiye narabohowe ndamuririmbira zaburi nyinshi mu mutima wanjye. Amen. Nigitangaza pe, nigitangaza pe, rwose nigitangaza ko Yesu yanyijije, umwuka we wera niwe ujya unyobora, uzangeza iwanjye mu ijuru amahoro. Nigitangaza ko wowe uri pasiteri. Yego. Nigitangaza kuri pasiteri ni ukuri. Amen. Nigitangaza ko Aniseta ari umuvugabutumwa. Mariseri wowe uri umubwirizabutumwa. Nigitangaza. Nigitangaza. Ni ukuri nigitangaza. Nigitangaza. Nigitangaza pe. Imana ishimwe. Nigitangaza. Burembye uti nigitangaza pe. Amen. Nigitangaza ko wavamo umuririmbyi. Nawe ubwawe urabizi. Nawe ubwawe urabizi ko ari ibitangaza. Ariko wirasa amababi adafite imbuto. Shaka imbuto. Ni gute rero umuntu akwiye kwera imbuto no mu gihe kitari cyo kwera imbuto? Wera kuko wahinzwe, wera kuko watewe. Si ngombwa gutegereza igihe cyo kwera imbuto. Kuko watewe urera. Yego. Kuko watewe urera. Kuko watewe urera. Hari ibiti bitajya byerera rimwe n'ibindi. Yego. Muririmbyi yaravuze ngo nk'umutapwa mu biti byo mu ishyamba, n'umunyashuramukazi niko yavuze. Ibi biti igihe cy'umuyaga imbuto z'umutapwa ntizimanuka, hamanuka ibibabi gusa. Ariko igihe cy'amapfa, igihe cy'inzara, umutapwa ujya kubona ukabona imbuto ziraguye, ukamanura imbuto. Imana ishimwe. Imbuto zo ku gasozi zitunga bungeri, nimwera imbuto. Amen. Zihembura abagenzi nimwera imbuto. Biti byo ku nzira n'impamba y'abagenzi, mugenzi abikoramo impamba y'urugendo, nimwera imbuto. Yesu yaravuze ngo muri umudugudu wubatswe ku mpinga z'umusozi utabasha kwihishira, aravuga ngo muritabaza. Amen. Ngo kandi ntawe ukongeza itabaza ngo aritwikirize intonga, ahubwo araritereka mu gitereko cyaryo rikamurikira abicaye aho ngaho. Nimumurike. Imana ishimwe. Kwera ni byiza. Bisaba kutareba ngo abaryi b'imbuto neze ni bande. Wowe wera kuko uri igiti kigira imbuto, ntago wera kuko uri kumwe n'abasaruzi. Kandi igihe imbuto bazisaruye zishizeho nibwo igiti kiba kigiye kwiyubaka, kirongera kikirestora, kirongera kikisana. Iyo igiti gishizeho imbuto kiba gitangiye kongera kwisana kugira ngo cyongere cyere. Muzabirebe, hari n'igiti kitajya gihundurira rimwe, kibanza kikera hasi, hejuru gifite uruyange, noneho uruyange rukatangira kwera imbuto hejuru gifite urundi. Abakristo niko bigenda. Imwera imbuto mwongere muyangike, mwera imbuto mwongere muyangike. Soza, nta n'umukristo wahamagariwe kurya imbuto abandi beza, ahubwo twe twahamagariwe kwera imbuto abandi barya. Imana ibaha umugisha. Tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro, reka mbwire bene data turi kumwe muri iki kiganiro, nibyo koko mbere na mbere ubwawe urizi mbere yuko umuntu akumenya. Kandi umusaruzi naza gusarura ntago azasarura amababi, umusaruzi wese aza gusarura asarura imbuto. Niki cyatumye imbuto zawe zihunguka? Niki cyatumye imbuto zawe zivaho? Ongera wera imbuto, kandi imbuto nyinshi, kandi izo mbuto weze imbuto zawe zigumeho, kuko igihe ni igihe umushonje ntiyabura gushaka imbuto, byanze bikunze naza gushaka imbuto azabone imbuto arya. Reka n'ubundi dusabe mwene data Aniseti, twese dufatikanye tujye imbere y'Imana, ariko dusaba imbuto kugira ngo izo mbuto zongere zibe nyinshi, tutitaye ku bintu byamanura imbuto, tutitaye ku bikomeretsa igiti. Nubwo igiti cyakomereka, ariko byanze bikunze twavuze ko gikomeza kwera imbuto, kandi imbuto ziryoshye. Yesu aduhana umugisha mu izina rya Yesu. Reka mbwire umuntu weze imbuto zitari za gikristo, reka nkubwire ngo ni goronome wagusuye. Izo ni imbuto za goronome weze, ntabwo ari za Kristo. Nawe urabizi niba wareze imbuto za goronome cyangwa za Kristo. Goronome nyine yazanye irindi shami, wera imbuto z'imbangurirano, ariko si za Kristo. Urabizi ko ari imbuto za goronome weze.
rero warakoze kwerera agoronome na Kristo arashaka ngo umwerere kuko umurimo utuyemo n'uwe. Agoronome icyo yakoze yabanguriye igiti arangije arigendera, ariko nyir'umurima arashaka imbuto z'igiti yateye, ntabwo ashaka imbuto za agoronome. Niba wari waraguye wareze imbuto za agoronome urabizi, kandi niba wari ufite uruyange imbuto zitaraza wumva ukiri kurwanya, dufatikanye wizere dusenge. Turagushimiye Mwami, ni wowe nyir'umurima, uradufumbirira ukatuvomerera, kandi igiti kikwizera wacyegereje umugezi ntabwo kijya kigira amapfa. Ubwo bimeze bityo ntitugipfuye, wongera utuvomerere uduhembure tumere nk'imyangange yo mu kibaya, ukuboko kwiza kw'Imana kongere kumeze, amashami ashibuke kuri twebwe kandi imbuto zongere zere, n'abari ingemwe babungabunge, kandi abari mu ishyamba bakure bibatere mu murima wawe, kugira ngo imvura yo mu ijuru n'izuba byo mu ijuru bidushoboze kwera imbuto ushaka. Umuntu wari ufite ibibabi akeneye imbuto, tumwatuyeho imbaraga z'umubibyi, kugira ngo imbaraga z'umubibyi, imbaraga z'uwahinze, imbaraga z'uwabibye zongere zeze iki giti. Turakwinginze ngo akanwa kawe Mesiya ntikatuvume, ahubwo katuvugeho iriduhembura. Tubisenze ku bwawe none n'iteka ryose Yesu Kristo. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.